ibintu ukwiye gukora mu gihe urwaje. Kurwara ntawe bitabaho ndetse nta naho twabihungira, nubwo duhora tugirwa inama z'uburyo hari indwara dushobora kwirinda, nyamara hari iziza bitunguranye utabona uko wirinda. Hari abarwara bagakira batagiye mu bitaro, nk'uko hari n'abaremba ku buryo bisaba kurwarira mu bitaro. Ese wari uzi ko hari ibintu tutajya twitaho mu gihe dufite umuntu urwaye, nyamara biba ari ingenzi mu mikirire ye? Reka turebere hamwe ibyo wakora nk'umurwaza ukaba wafasha uwo urwaje gukira vuba. Ibyo usabwa mu gihe urwaje: icya mbere, reka duhere mbere yo kumujyana kwa muganga. Fasha umurwayi kwibuka ibimenyetso byose yagize kuva afashwe, imiti aheruka ndetse n'iyo ari gufata, yaba iyo yiguriye cyangwa yandikiwe na muganga. Niba hari uwo mu muryango wigeze agira ibimenyetso nk'ibyo, mubyibukiranye, nibiba ngombwa mugende mwabyanditse ku gapapuro. Si byiza ko muganga ari gukomeza kukubaza ibibazo byinshi mu gihe wakabimubwiye atarabikubaza, bityo bisobanuye ko umurwaza akwiye kuba afite amakuru yerekeye ku murwayi we mbere yo kumujyana kwa muganga. Ibyo usabwa mu gihe urwaje: icya kabiri, reka turebe igihe mugeze kwa muganga. Mukurikire neza uko muganga asuzuma umurwayi, umubaze aho mutasobanukiwe. Ibi ni uburenganzira bwanyu bw'ibanze, ntimukemere ko muganga akora icyo mutarasobanukirwa. Niba utwite, ese hari imiti uzi muzirana? Ese waba wonsa? Urwaye diyabete se? Ufite agakoko ka sida? Ese hari indwara ukirirutse? Ibi byose wibuke kubimubwira. Niba hari ibizamini muganga asabye ko bafata umurwayi, musobanuza impamvu, munamubaze aho mubitanga. Zirikana ko umuganga ari we wa mbere wo kubayobora kurenza abandi. Azirikana gusobanurira muganga ibimenyetso byose umurwayi yagize. Ibyo usabwa mu gihe urwaje: icya gatatu, reka turebe aho mufatira imiti. Aha niho h'ingenzi cyane. Umurwaza asobanuza neza kuri buri muti, uko unyobwa, icyo bizirana, ibibazo bitunguranye ushobora guteza, n'ibyo umurwayi wawe akwiye kwitondera mu gihe ari kuwunywa. Muri farumasi ugomba kuhava usobanukiwe neza ibijyanye n'imiti wahawe, kugira ngo wirinde ko ishobora kuba yagira ingaruka ku buzima bw'umurwayi wawe. Icyo usabwa mu gihe urwaje: reka turebe mu rugo nyuma yo kuva kwa muganga. Ashishikariza umurwayi kunywa imiti uko yabitegetswe, kandi umuteremo akanyabugabo ko iyo miti izamukiza vuba. Niba hari igihindutse mu mubiri w'umurwayi, ihutira kubimenyesha muganga kugira ngo niba ngombwa umuti awuhindure cyangwa se umurwayi awuhagarike. Murwaza sobanukirwa neza ko ari byiza gufasha umurwayi kugira ngo anywe imiti uko yabitegetse, kuko nibyo bimworohereza gukira. Icyo usabwa mu gihe urwaje: icya gatanu, reka turebe niba muri mu bitaro. Mu bitaro, umurwaza ni wowe maso n'amatwi by'umurwayi. Jya utuza kandi ube maso, ugenzure impapuro mufite, urebe niba imiti ari guhabwa ariyo yandikiwe. Murwaza, ibuka ko hari igihe bisaba ko umurwayi yifatira umwanzuro. Aha rero ubaha uburenganzira bwe, icyo ategetse cyangwa icyo ashaka ucyubahirize, nibiba ngombwa umugire inama. Murwaza, gerageza kugirira isuku umurwayi, ibikoresho muri gukoresha, aho muryamye, kandi nawe ugira isuku bwawe. Ibi bizatuma abaganga bakwitaho banyuzwe kandi bishimye. Murwaza, zirikana ko gukaraba intoki ari ngombwa cyane, kuko bigabanya ikwirakwizwa ry'indwara zitandukanye.
kubera ko mu bitaro umurwayi asuzumwa n'abaganga batandukanye, jya wibutsa buri wese ibyo uwaje mbere yakoze n'ibyo yasabye kugira ngo uwo nguwo ariho akomereza. Umurwaza azirikana ko buri muganga uba ugomba kumusobanurira ibyo mugenzi we wabanje yakoze kugira ngo amenye aho komereza, aho kongera gutangira bikadindiza gukira k'umurwayi wawe cyangwa se mukamara igihe kinini mu bitaro bitewe n'uko buri muganga aza asubiramo ibyo mugenzi we wabanje yakoze. Hejuru ya byose jya wubaha abaganga, uce bugufi kandi wibuke ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana. Umurwaza zirikana kujya wubaha ubuhanga bw'abaganga kandi bashimire ubwitange bwabo, uzirikane ko umushahara bahembwa udahwanye n'akazi bakora. Gushimira abaganga bizabatera akanyabugabo, bishimire gukora iyo bwabaga ngo batabare umurwayi wawe. Birumvikana ko izi ari inyungu zawe za mbere. Murwaza ukwiye gufata muganga nk'inshuti yawe. Ibi bizatuma yaba wowe murwaza, umurwayi ndetse na muganga mwese mukorana ubwitange kugira ngo umurwayi akire neza kandi vuba. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Ubadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.